Abanyeshuri mureba bagiye gukora ikizamini cya circulation na kona, mwitonde murebe uko bikorwa. Mujya mwumva ngo circulation y'ikizami, ariko bamwe ntabwo basobanukiwe uko bikorwa. Twagiye. Ikibuga akoresha nibura kiba gifite metero zigeze ku 100. Agenda bisanzwe kwa kundi mwize, agakoresha vitensi ze zose z'ikinyabiziga. Muramubona iyo ageze aho akata, aho agiye gukata hose akoresha ikinyoteri. Niba ari gukata ahantu habiri hose ni ngombwa ko akoresha ibinyoteri. Muramubona iyo amaze gukata arongera agashyiramo za vitensi zose ikinyabiziga gifite. Muramubona aho ageze. Buriya arimo arazishyiramo. Ajesa mbibutsa ko igira vitensi 5, iyo ari bakoresheje ubwo nizo ubukoresha. Ugatangira gupangura witeguye yuko bari buguhagarike. Hano bagiye kumuhagarika. Buriya baramuhagaritse. Ni ugucunga ko afite vitensi imwe. Sawa. Ubu circulation ye akaba arayitsinze. Ubagiye noneho muri kona. Sawa. Ubwo izi kona nazisohokamo araba arangije ibizamini bye 2. Mukurikire murebe ukuntu umuntu akorera perime. Mukurikire murebe ukuntu umuntu akorera perime. Anyuramo akagenda akanagaruka. Atureba amahirwe ya mbere akaba arayabonye. Mukurikire murebe. Namwe ni karibu, mbibutsa gukora subscribe kugira ngo mujye mukurikira amasomo yacu. Mukurikire murebe. Ibizamini 2 birarangiye, akabashigaje demarage. Sawa. Murakoze cyane rero. Ngira ngo namwe mwabibonye. Perime yawe ukaba urayibonye rero. Kamera zari zihari. Mwirebera bari muri Muhanga noneho ukuntu bazi gutwara ibinyabiziga. Abashaka kwiga mwese mutugane Muhanga. Aba ni abarimu. Mukurikire ntabwo bashobora kugonga. Bakora ibyo bazi. Bigisha ibyo bazi. Mwarimu wa mbere arakasa arahindukiye, ariko wa kabiri aracyarimo. Reka murebe ukuntu bagiye kubisikana, buri wese kandi adakojeje akaguru hasi. Muhanga amaso murebe. Ubwo bwose n'ubumenyi bagenda baha abanyeshuri bagana kuri stade ya Muhanga. Muhanga amaso murebe. Ngaho kuko babisikana kandi buri wese ntawe ushyize akaguru hasi. Uwo mwarimu wa kabiri noneho ibintu agiye kuza dukorera noneho we nagashya. Muhanga amaso mu murebe. Ngaho uwa mbere arayisohotse, ikizami cya mbere we aragitsinda. Uwo mwarimu wa kabiri abonye umwana kuri maji yumiyeho. Iyo video yishyuye amujamani mu akoje icyumba bangaragangika. Uyu munsi namubuze, rebe ibyo agangika. Kuva kuri moto. Ari hano ukuntu umusore wanjye ari umuhanga. Ntamubonye ukuntu amaze kubimenya.
nyine hari ibintu wavuze Eh, umuntu ashobora kwicara agashima n'Imana. ubuhanga kuri moto bubaho. Guys, niba urangije kuri iyi video ukaba wayikunze kandi like, comment, subscribe please wihangane subscribe.